esa ufite inyiringiro yo kuzabona umukiza garutse. Mbese aho wemereye Yesu azakuyobora iteka amagorwa uze n'ibyago biducogoza natwe ukomeze unambe ku Imana. Hasigaye gitoya maze Yesu umwami w'abami akagaruka, Hoziyana twese nitwimbaze nyir'icyubahiro. Igihe gito mu gihe gitoya, mu gihe gito mu gihe gitoya, abamarayika bazamagara biteguye kubana nawe iteka. Amagorwa ndetse n'ibyago biducogoza natwe ukomeze unambe ku Imana. Hasigaye gitoya maze Yesu umwami w'abami akagaruka, Hoziyana twese nitwimbaze nyir'icyubahiro. Mu gihe gito mu gihe gitoya, mu gihe gito mu gihe gitoya, abamarayika bazamagara biteguye kubana nawe iteka. Igihe Yesu yazamukaga yibwirwe yuko azagaruka, umutegereze wihanganye mufatagura ubugingo. Amagorwa ndetse n'ibyago biducogoza natwe ukomeze unambe ku Imana. Hasigaye gitoya maze Yesu umwami w'abami akagaruka, Hoziyana twese nitwimbaze nyir'icyubahiro. Mu gihe gito mu gihe gitoya, mu gihe gito mu gihe gitoya, abamarayika bazamagara biteguye kubana nawe iteka. Uko ibihe biza vuba niko kuza kwa Yesu kwegera. Mbese aho uzaba mu mubare w'abazataha ubwo bukwe. Amagorwa ndetse n'ibyago biducogoza natwe ukomeze unambe ku Imana. Hasigaye igihe gitoya maze Yesu umwami w'abami akagaruka, Hoziyana twese nitwimbaze nyir'icyubahiro. Mu gihe gito mu gihe gitoya, mu gihe gito mu gihe gitoya, abamarayika bazamagara biteguye